Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga online cyangwa se turi kumwe, amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya. Uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25, ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamaza n'ibindi biteganwa n'iri teka ari ku giteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana bishobora kurenga ibipimo bikurikira. Nuvuga ngo kugira ngo utware rukururana mu nzira nyabagendwa cyangwa se mu muhanda, uba ugomba kuba ufite uruhushya. Ariko nubwo ufite uruhushya, hari ibipimo uba utagomba kurenza, kuko iyo rukururana ntabwo bigiye kuba gari ya moshi. Ibihe bipimo: A metero 50, B metero 35, C metero 25, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C metero 25. Nubwo baguhaye uruhushya rwo gutwara iyo rukururana mu muhanda, iyo rukururana ntabwo bigiye kuba gari ya moshi. Rero uburebure bwayo baba bugomba kuba butarenze ibipimo bingana na metero 25. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Tari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. Hano ijambo abagenzi bakoresheje ntukire ngo bari kuvuga abanyamaguru, n'ubundi bari kuvuga abari gukoresha inzira nyabagendwa, abayobozi b'ibinyabiziga n'abandi bari gukoresha umuhanda. Babibona gute? Ababona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura, B iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rishije gusa, C babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso, D nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Aho ni kuri D. We hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko rero waramutamo D, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ukeneye kode aho waba rose mu gihugu, tubwira ko ari ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga mudasobwa cyangwa se amategeko y'umuhanda, bitwandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha. Ugenda ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibihe binyabiziga: A ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, B ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5, C ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, ibi dukoresha turi kubigisha gutwara, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Kino kibazo bajya bagihindura bakavuga ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mwaka.
niba bavuga ngo ni rimwe mu mwaka, uzamenye ko A atari igisobanuro cy'ukuri, B atari igisobanuro cy'ukuri, ndetse na C atari igisobanuro cya nyacyo. Kuri D bazaba bashyizeho ko nta gisobanuro cy'ukuri kirimo, uzahitamo D ivuga ko nta gisobanuro cy'ukuri kirimo, kuko bino binyabiziga biba bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Niyo mpamvu hano duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo neza ko n'ikimuka kije mu kizamini urakora mu kanya, urahita ugikora. Bagihindura ugahita ugikora kubera ko mbabikubwiye hakiri kare. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana iki kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa. B, umuhanda uyoberejwe iburyo. C, kata iburyo gusa. D, umuhanda munini urasukira ibumoso. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, kata iburyo gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bari kubwira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga icyerekezo gitegetswe no gukata iburyo gusa. Bajya babikoresha nk'umuyobozi agiye gutambuka, cyangwa hari ikintu cyabaye nk'ano muri stade Amahoro ukabona imihanda imwe bayifunze. Rero bari kukwereka imihanda itegetswe kunyurwamo, bashyiraho bino byapa bitegeka. Nka kino cyo kiba kiri kubwira ngo icyerekezo gitegetswe no gukata iburyo gusa. Bakashobora no kubikoresha nk'igihe habaye icyago kidahoraho mu muhanda, habaye impanuka cyangwa hari imirimo iri gukorwa. Bakoresha bino byapa bitegeka bakubwira ibyerekezo bitegetswe ugomba kunyuramo. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa, ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira. Hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, ikaba yabangamira imigendere isanzwe y'ibinyabiziga. Ahakorerwa imirimo hari ukuntu hagaragazwa gute? A, icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite uruhande rwa metero 0.30. B, uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30 na B, uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko ahakorerwa imirimo hagaragazwa n'icyapa ndanga kiba cyanditsemo amagambo avuga ngo deviation. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye, ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira mu ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Ese iyo mu muhanda imirimo yihariye, ubugari buri gutuma abayobozi b'ibinyabiziga barava mu mwanya wabo usanzwe bagaca ahandi, aho hari kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gifite amabara asate. Wenda hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, bafashe igice cy'umuhanda baragifata, ubwo ubugari bwasigaye ntibwemerera ibinyabiziga kuba byacamo neza, biri kuba ngombwa ko bahava bakaca ahandi. Aho handi haranyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso cy'amabara asate. Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe cy'ukuri. A, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. B, umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. C, umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara. D, nta giso cy'ukuri kirimo.
hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozi cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Bakoresha ibyapa bitegeka bari kukwereka aho muri buze kunyura. Biba bifite rero ibyapa bitegeka, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bari batubajije ku mabara, ubuso buba busa ubururu, ikirango kiba gisa umweru. Ishusho yo ni ukukubaza se ni uruziga, ni mpande eshatu, ni mpande enye. Ibyapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ariko ntabwo ari byo bari batubajije ku mabara gusa. Ndakeka ko waramutamo rero A, ndizera ko waramutse ukiyandika ku papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, kino cyapa urabona gifite ishusho? Uru ni uruziga, ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara bicishemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, birabujijwe gukata iburyo. B, tanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukatira iburyo. C, kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo. D, nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A, birabujijwe gukata iburyo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Uri kukibona imbere yawe, uri kubona harimo agafureshi gakata iburyo ariko gacishemo umurongo utukura. Nubwo kaba kadacishemo umurongo utukura, wibuka ko bino byapa biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Rero kino cyapa kiravuga ngo birabujijwe gukata iburyo. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukiyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya munani kikabaza ngo utureba nyuma dukoreshwa ryari? A, kwireba. B, kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. C, kureba abicaye inyuma. D, nta giso cy'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. Utureba nyuma dukoreshwa mu gihe uri kugenzura ibiri kugendera mu muhanda inyuma. Nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni retroviseur. Ubona umuyobozi w'ikinyabiziga ari kugenda agakoraho akahibirindura areba abari kugenzura ibiri kugendera mu muhanda inyuma. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukiyandika ku papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombereje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaza inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Icyo gice kiba kigenewe iki? A, guhagararwamo umwanya muto gusa. B, guhagararwamo umwanya munini gusa. C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Icyo gice kiba kigenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Kino gice se umenya icyo ari cyo? Bari kuvuga hari imodoka ziparika, iriya parikingi biri ku muhanda, kiriya gice uba wahagarara akanya gato cyangwa kanini. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Biba byasimbura iki? A, imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C, imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B,
biba bishobora gusimbura imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ntabwo rero wabona uri kugenda mu muhanda ukabona nk'iriya mirongo wenda yarasibamye ibicagaguye irombereje hagati mu muhanda wenda bari nko kuwukora, ukabona bashyizeho iriya mitemeri. Iriya mitemeri rero iba ishobora gusimbura imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ndakeka ko waramutse mobe, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Nkwibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Waba ukeneye kwiga mudasobwa cyangwa se amategeko y'umuhanda, ukatubwira uburyo ushaka kwigamo, ni online cyangwa se turi kumwe, ibyo byose byakunda. Wowe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa muromoki mu nzira nyabagendwa y'uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira uretse bibonewe uruhushya. Ubundi biba bibujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa se romoroki mu nzira nyabagendwa cyangwa se mu muhanda iyo uburemere bw'ibyikorewe, niba ikinyabiziga cyawe gitwara toni 5 uba ubujijwe gutwara toni 7, biba bibujijwe. Ariko ngo ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Hari ibinyabiziga byo biba byemerewe, cyaba cyatwara toni 10 kikatwara 15, bakibona ntihagire n'ikintu bagitwara, ibi biba byemerewe. Ibinyabiziga bya polisi, ibinyabiziga bihinga, se imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni se imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe. Iba yatwara toni 7 ukabona yatwaye toni 10, bayifata ntihagire ikintu bayitwara. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. B, inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. C, umuhanda utaringaniye. D, umuhanda wangijwe n'isuri. Hano urabona izo cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Mukibuka ko ibyapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Bari kubwira ngo guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome, icyo cyapa ntikibe gishinze kuri icyo cyome cyangwa se kuri uwo mwaro, ahubwo ukabibona kare kugira ngo uze kuhagera wamenye ko ugomba kwitonda. Murabizi tugiyemo kwatana ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreyemo kwatana ibyapa byo ku mihanda. Nubona uri kuyibura, yandikira kuri WhatsApp nimero mba nazibahaye nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Nacyo gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A, ahegereye umuhanda unyerera. B, imbere ipine ryapfumutse. C, ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. D, imbere hari hatangirwa serivisi. Hano urabona izo cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni se ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Kino cyapa nacyo kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kirangwa no kuba bifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikakivuga ngo ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Mukunda kubibona ahantu haba hari utwago twinshi dutandukanye, umuyaga w'intambike, agacuri, bakabona batashyiraho ibyapa 5 bitondekanye.
bagashyiraho kino kimwe kikubwira ngo ahegera icyago kidasobanuye ukundi, kugira ngo umenye ko hari icyago kidasobanuye ukundi, ntibahite bakivuga kugira ngo utagenda wishyizemo ngo ni agacuri ugasanga wasanze n'umuyaga w'intambike. Bakabwira ngo rero hegereye icyago kidasobanuye ukundi kugira ngo uze kuhagera wamenye ko ugomba kwitonda. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? A, mu nsisiro gusa. B, ahegera inyamaswa zikurura. C, hafi y'amatungo. D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko ikiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari ikiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi barabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa hehe? Ni mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, kubera ko mujya mubibona nk'iyo umuyobozi agiye gutambuka bagakoresha imburira, cyangwa se hari kuba amagare, amarushanwa y'amagare, cyangwa hari ikindi kintu kibaye bikaba ngombwa ko bakoresha imburira. Buriya imburira zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi w'ikinyabiziga ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro, ariho mwita mu ngo, ndetse n'ahandi hose. Hano rero bavuze mu nsisiro gusa. Iyo bavuze mu nsisiro gusa uvuga ko nta kiso cy'ukuri kirimo. Kino kibazo iyo bagiye kugendera mu kizamini bakora bashobora kuvuga ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Uhita uhitamo icyo kivuga ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, ko zikoreshwa mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo? A, metero 2 na santimetero 10. B, metero 2 na santimetero 50. C, metero 3. D, metero 2. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko ikiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari ikiso cy'ukuri nta kindi ni A, ibinyabiziga bifite ubugari burenze cyangwa se bungana na metero 2 na santimetero 10. Ariko ukibuka ko nijoro igihe ijuru rikeye amatara ndangaburumbarare aba agomba kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya metero 200 nibura. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo imizigo yikorewe n'amagare velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga 3 n'ibyo biziga 4 bifite cyangwa bidafite moteri inyuma nishobora kurenza ibipimo bikurikira. Nishobora kurenza ibihe bipimo? A, santimetero 20. B, santimetero 30. C, santimetero 50. D, santimetero 60. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko ikiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari ikiso cy'ukuri nta kindi ni C, santimetero 50. Ibyo mizigo ntibigomba kurenza ibipimo bingana na santimetero 50. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga? A, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. B, ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. C, inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko ikiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni A, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga niho rino tara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa ku kinyabiziga cyawe. Ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Kubera iki ibumoso? Kubera ko niyo ugiye kunyuranaho cyangwa hari umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kukunyuraho, kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Rero riba rigomba gushyirwa ahegera inguni
y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndakeka ko waramusamo A. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, ibirango by'umukara. Nacyo kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Kikaba gisobanura iki? Hano dufite ibisubizo bine. A, imbere hari umuyobozi w'amatungo. B, imbere hari inzira ya gari ya moshi. C, ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. D, inkomane ibambiye. Hano urabona igisozi kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi kuri amaze kugitamo. Ndizera ko cyanya cyo maze kucyandika ku gapapuro. Harizo kuri nta kindi ni C, ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Uzabwirwa n'iki niba hatabambiye? Uzabwirwa n'iki niba habambiye? Ubundi zino nzira za gari ya moshi, hari gari ya moshi ziba zifite imipine, ari nk'amabisi maremare cyane zifite imipine. Rero iyo zifite imipine bavuga ko ziri kugendera ku nzira zitabambiye. Niyo mpamvu hano rikona ino gari ya moshi ifite imipine iri kugenda ahantu hatabambiye. None iyo habambiye habakoze nk'urwego. Ndakeka ku bantu batembereye mujya mubona ko ziriya nzira za gari ya moshi ziba zimeze nk'urwego, ziba zicamo za gari ya moshi nini zambukiranya nk'imipaka. Rero ho bavuga ko habambiye. Ikindi kintu ugomba kumenya kwa zino nzira za gari ya moshi, ino mihanda y'inzira za gari ya moshi icamo gari ya moshi itwara ubuso bunini, ku buryo birashoboka ko hari ibinyabiziga byinshi bishobora kwambukiranya zino nzira za gari ya moshi, kubera ko haba hari imihanda igenda yambukiranya inzira za gari ya moshi. Nk'igiye gutambuka bakoresha amatara yaka urumuri rutukura. Iyo ugeze mu ruzitiro ugiye kwambukiranya umuhanda w'inzira ya gari ya moshi ugasanga amatara ari kwaka, umenya ko ugiye gutambuka, kandi ikintu isanze mu nzira irakigonga, ukaba uhagaze ikabanza igatambuka ukabona gukomeza urugendo rwawe, kubera ko ikintu isanze mu nzira irakigonga. Ibyo mba mbikubwiye kugira ngo nutembera mu bihugu birimo inzira za gari ya moshi wifitiye akamodoka kawe, ntuzapfe guhita wambukiranya inzira za gari ya moshi uri kubona amatara ari kwaka, urumuri rutukura ari kumyatsa. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihukiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Ziba zigomba gusigwa irangi ry'ibara risa gute? A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. B, irangi ry'umweru ngarurarumuri. C, irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi kuri amaze kugitamo. Ndizera ko cyanya cyo maze kucyandika ku gapapuro. Harizo kuri nta kindi ni A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Urumva bakivuga ngo ni irangi ngo ariko ngarurarumuri riba rikoze ku buryo urumuri rw'ikinyabiziga cyawe nirukubitaho rizahita risa nkaho ryatse, bitewe n'icyo ugiye gushyira mu bikorwa ukamenya icyo kubahiriza. Ndakeka ko waramusitamo A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ni nacyo cyanyuma cyabajijwe mu kino kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva hano hari urwondo cyangwa hanyira bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ikinyabiziga cyawe cyaheze mu rwondo, kugira ngo kivemo rero hari uburyo buba bugomba gukoreshwa. Ubuhe? A, inziga ishobora gushyirwaho udushyundu. B, inziga ishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Inziga ishobora gushyirwaho udushyundu na B, inziga ishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D tugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Cyanya cyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kuri amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cyukuri nta kindi ni B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya umuyereri. Impamvu wavuze inziga,
hari abantu benshi bahita bibaza inziga se ni iki? Inziga bari kuvuga ni imipine. Inziga rero bazirikaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ndakeka ko waramutse mobi, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro, utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini ukora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoranye hari ikintu kigufashije, kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ntabwo bigoye rero, naho hasi hasa umukara ukakanda kugira ngo ikintu cyose kizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ushaka. Ese ushaka kode yo ku ruhushya rw'agateganyo aribyo mwita ngo ni provisoire, cyangwa ushaka kode yo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori? Kode zirahari kugeza mu kwa gatatu twagufatira kode igihe ushaka. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni abantu bari muri Kigali cyangwa se online ku bantu bari muri Kigali ariko ufite nk'akazi katakunda guza twigane mu shuri, cyangwa se uri mu ntara tukwigisha online. Turi kumwe ni ku bantu bari muri Kigali, ariko online ni ku bantu bari muri Kigali ariko bafite nk'akazi katabakunda ngo baze twigane mu shuri, cyangwa se bakaba batuye kure mu ntara. Turakwigisha online ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa turayikwigisha ukajya mu kizamini mudasobwa itakubera imbogamizi. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Abari hafi gukora amahirwe masa ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.